turabasuhuje bene data, nshuti bavandimwe mudukurikiye kuri SDARM Rwanda, SDARM Rwanda. Ndabasuhuje rero muri uyu mwanya mwiza tugiye kwikana icyigisho cya kabiri nk'uko tuba turi kumwe ku munsi w'ejo. Nanone kandi kuri uyu munsi mwiza ndi kumwe na mwene data, reka musabe abibwira nabasuhuza. Murakoze cyane mwene data Charles. Reka dusuhuze abantu tubana kuri uru rubuga. Nk'uko mwene data amaze kubivuga, amazina yanjye nitwa Ukwigize Jean Pierre. N'igihe tugiye kubana rero muri ibi byigisho twatangiye byitwa ubutumwa bwiza uko bwanditswe na Yohana. Murakoze cyane, Imana ibahe umugisha. Nk'uko tubabwiye mu mwanya washize, amazina yanjye nitwa Charles, tumaze kumenyerana. Ndi kumwe rero na mwene data Pastor Ukwigize, kugira ngo tumuhe umwanya atugezeho icyigisho cya kabiri. Ariko mbere y'uko tumuha uwo mwanya, nimunyemerere tubanze dusenge. Turagushimiye cyane Mana Data wa twese uri mu ijuru, tugushimiye igihe cyiza n'umwanya mwiza uduhaye kuba tukiri guhumeka nk'uko abazima. Turagushimiye ngo uhabwe icyubahiro. Tugushimiye umwanya mwiza dutegure kugira ngo twige iri jambo ryawe watwoherereje. Turasenze kugira ngo dukize ikibi cyose gisa n'icyaha cyose rukiri mu ijambo ryawe, maze iri jambo watwoherereje tugiye kumara icyumweru cyose twiga rizatera impinduka mu bugingo bwacu, rizagire aho ritwara n'aho ritugeza. Niko dusenze twizeye mu izina rya Yesu, amen. Murakoze rero, nimunyemerere twakire mwene data Pastor Ukwigize kugira ngo atugezeho icyigisho cya kabiri. Ese Pastor, icyigisho cya kabiri kivuga ngo iki? Uyu munsi uduhishiye iki? Tuguhaye ikaze. Murakoze cyane, Imana iguhe umugisha. Uyu munsi dufite ingingo itubwira ngo uko irema ryabayeho. Ni muri cya cyigisho twatangiye cy'iki cyumweru kitubwira ngo ubutumwa bwiza uko bwanditswe na Yohana. Nk'uko rero twabibonye mu magambo abanza y'urwandiko rwa Yohana, atubwira ibigendanye no kuremwa kw'ibintu byose ndetse n'uwabiremye. Ingingo y'uyu munsi rero iratubwira ngo uko irema ryabayeho, niyo ngingo tugiye gukurikirana. Uko irema ryabayeho. Buriya habayeho irema. Ibi ngibi tubona byose ntabwo byahozeho, ahubwo hari igihe cyabayeho bidahari. Rero ukubaho kwabyo habaye icyo bita irema. Ngira ngo nicyo mwene data agiye kutuganiriza muri iki cyigisho. Ni karibu rwose. Murakoze, reka tujye mbere mu ngingo y'uyu munsi. Iyo ngingo rero nk'uko tumaze kubibabwira yitwa uko irema ryabayeho. Bene data, dukomeje kubashishikariza gukora subscribe kuri iyi channel ndetse mukanasharinga mu koherezanya ibyigisho. Itorero ry'Abadiventiste b'umunsi wa karindwi bavugurura SDARM Rwanda ribagezaho ibyigisho by'ishuri ry'isabato, kandi ni ibyigisho byiza, mujye mubikurikirana. Tuzajya turushaho kugenda dusobanukirwa Bibiliya ndetse n'ibitabo by'umwuka w'ubuhanuzi. Murakoze rero, reka tujye mbere. Ingingo y'uyu munsi iratubwira ngo uko irema ryabayeho. Kuri aya harabaza ngo ninde waremye ibintu byose. Reka dusabe mwene data turebere muri Yohana igice cya mbere umurongo wa 3 ndetse asimbuke asome n'uwa 10. Yohana igice cya mbere ku murongo wa 3 haranditse ngo ibintu byose niwe wabiremye, ndetse mu byaremwe byose nta na kimwe kitaremwe nawe. Usome ku murongo wa 10. Yari mu isi ndetse niwe wayiremye, nyamara ab'isi ntibamumenya. Arakoze cyane. Ibintu byose niwe wabiremye. Naturebere no mu Bakolosayi igice cya mbere umurongo wa 15 ageze ku murongo wa 17. Abakolosayi ku gice cya mbere ku murongo wa 15 haragira hati: ni nawe shusho y'Imana itaboneka, niwe mfura mu byaremwe byose, kuko muri we arimo byose byaremewe, ari ibyo mu ijuru cyangwa ibyo mu isi, ibiboneka n'ibitaboneka, intebe z'ubwami n'ubwami bwose, n'ubutware bwose n'ubushobozi bwose. Niwe wabiremye byose, kandi rero ni nawe byaremewe. Amen.
Akoze cyane mwene data, amagambo meza dusomeye arerekana neza ko niwe wabiremye. Ariko reka twumve uwo ninde wabiremye, kuko birerekana, iyi ngingo iratubwira ngo uko irema ryabayeho. Reka dusome mu gitabo cyitwa uwifuzwa ibihe byose ku ipaje ya 20. Ariko nunasoma kiriya gice cya mbere cya Yohana uhereye mu mirongo yo hejuru, kirakubwira uwaremye ibi. Uyu nta wundi ni Kristo. Kristo niwe wahanitse ijuru kandi ashinga n'imfatiro z'isi. Ukuboko kwe niko kwamanitse amasi mu kirere kandi gushyiraho amoko y'uburabyo atandukanye n'imisozi. Niwe ushimangira risha imisozi imbaraga ze. Inyanja niye, niwe wayiremye. Urumva, Kristo inyanja niye, niwe wayiremye. Uko tubisoma muri Zaburi ya 65 umurongo wa 6 ndetse n'iya 95 umurongo wa 5. Niwe wujuje isi uburanga n'ikirere amajwi y'indirimbo, kandi ku biri mu isi byose mu kirere no mu bicu yanditsemo ubutumwa bw'urukundo rwa Data wa twese. amen. Yesu yararemye, arangije yandika mu kirere urukundo rwa Data wa twese. Ndetse nukurikirana amateka ya Bibiliya yerekana neza ko burya Yesu ngo ku byo yaremye byose byanditseho urukundo rwa Data wa twese. Nureba ku biti uzabibona, nureba mu isanzure uzabibona. Rero Imana ni urukundo kuko yatugiriye neza, ibyo yaduhaye iduha ikimenyetso cy'uko ariyo yabiremye. Reka tujye ku ngingo ya B. Mwene data aturebere muri Zaburi igice cya 33 umurongo wa 6 ndetse asimbuke asome n'uwa 9. Arareba n'igice cy'104 umurongo wa 1 kugeza ku wa 6. Reka twumve ikibazo uko kitubwira. Zaburi ya 33 ku murongo wa 9. Umurongo wa 6 ndetse n'uwa 9. Ariko mbere y'uko usoma, reka twumve ikibazo uko kitubaza. Ikibazo kiratubaza ngo sobanura uburyo ijuru n'amasi byaremwe. Sobanura uburyo ijuru n'amasi byaremwe. Ngaho dusomere muri Zaburi ya 33 umurongo wa 6 usimbuke usome n'uwa 9. Haranditse ngo ijambo ry'Uwiteka niryo ryaremye ijuru, umwuka wo mu kanwa ke niwo waremye ingabo zo muri ryo zose. Umurongo wa 9. Kuko yavuze bikaba, yategetse bigakomera. Amen. Murakoze cyane. Noneho dusomere no muri Zaburi 104 umurongo wa 1, wihute ugeze ku murongo wa 6. Zaburi 104 ku murongo wa 1 haranditse ngo umutima wanjye himbaza Uwiteka. Uwiteka Mana yanjye urakomeye cyane, wambaye icyubahiro no gukomera. Wambara umucyo nk'umwenda, usanzura ijuru nk'umwenda ukinze mu ihema. Ashinga inkingi z'insenge ze ku mazi, ibicu abigira igare rye. Agendera ku mababa y'umuyaga. Agira abamarayika be imiyaga, abagaragu be abagira umuriro waka. Yashyiriyeho imfatiro z'isi kugira ngo itanyeganyega iteka. Wayambitse inyanja nk'umwenda, amazi atwikira imisozi miremire. Amen. Murakoze cyane. Imana iguhe umugisha. Aya magambo asobanuye neza ko burya ijambo ry'Uwiteka ari ryo ryaremye byose. Ariko mwibuke ko muri Yohana n'ubundi hatubwiye ngo mbere na mbere hariho jambo, kandi jambo uwo yari Imana. Uwo jambo rero niwe jambo ry'Uwiteka. Reka twumve mu gitabo cyitwa ubusobanuro bwa Bibiliya bw'Abadivantisite b'umunsi wa karindwi, umuzingo wa 1 ku ipaje y'1081. Haragira hati: Imana yaravuze kandi amagambo yayo niyo yaremye ibiremwa byayo byo mu isi. Irema ry'Imana ni nk'uburyo bwizigamwe buyishoboza gukora ibiyinezeza. Imana yaremye ibintu kugira ngo biyinezeze. Mu gitabo cyitwa Abakurambere n'Abahanuzi ku ipaje ya 44 naho haragira hati: Igihe isi yavaga mu biganza bya Rurema yari nziza bihebuje. Ubuso bwayo bwari buriho imisozi, udusozi n'ibibaya, birimo inzuzi nziza n'ibiyaga bibereye amaso. Ariko udusozi n'imisozi ntibyari bihanamye
ntibyarangwagamo ibyuho ngo bigire ibihanamanga n'imikuku biteye ubwoba nk'uko bimeze ubu. Udusongero, ibihanamanga n'ibitare byari bitabye mu butaka bwarumbukaga, bigatuma ahantu hose hamera ibyatsi bitoshye. Ntiharangwaga ibishanga bibi cyangwa ubutayu butagira ikimera. Iyo warebaga hose amaso yakubitanaga n'ibiti by'igikundiro n'indabo zishimishije. Impinga z'imisozi zariho ibiti by'inganzamarumbo ubu tutabona. Aya magambo ni meza cyane, nyasoma natekereje byinshi, kuko abantu niba mubyibuka, buriya hari n'igihe na leta usanga bishyizemo imbaraga ishaka ko dutera amashyamba ku bintu ariko reka mbabwire, hari igihe usanga ibiti by'inganzamarumbo byariho kera ubu bitakiriho. Ariko iyi Bibiliya cyangwa se aya magambo arerekana neza uko isi ya mbere yari imeze. Hari ibiti by'inganzamarumbo byiza ubu tutabona. Umwuka wo mu kirere wari mwiza utagira ubwandu. Isi yose yarushagaho ubwiza, ubusitani bw'ingoro zirimbishijwe cyane. Ingabo z'abamarayika zabyitegerezanyaga umunezero, maze bakanezezwa n'imirimo itangaje y'Imana. Noneho muri cya gitabo cy'abakurambere n'abahanuzi ku ipaji y'112 haratubwira ngo Bibiliya ntiyemera yuko isi yatwaye imyaka n'imyaka igaturuka mu bintu runaka by'uruhurirane byagiye bihindagurika buhoro buhoro. Ibyanditswe byera bivuga ko mu irema bwiraga bugacya nk'uko byakomeje kuba mu yindi minsi yakurikiyeho. Ku iherezo rya buri munsi habagaho hari icyo umuremyi yakoze. Hano bakristo, nshuti bavandimwe dukurikirana ibi byigisho, hano Imana cyangwa se ijambo ry'Imana ritwereka ko isi itavuye mu bintu byagiye byiremarema, oya, ahubwo Imana yaravuze ngo habeho isi ibaho mu buryo bwo kugenda itandukanya umucyo n'umwijima, itandukanya ahumutse n'ubutaka, gutyo kugeza igihe isi yaremewe birangije bigenda neza. Imana rero ni umuremyi. Hano uko irema ryabayeho ni uku nguku, mbere na mbere hariho jambo, kandi ijambo uwo niwe waremye byose. Murakoze cyane rero, reka twakire mwene data Sharire agire icyo avuga kuri iki cyigisho cyiza cyane. Sharire, ni karibu. Murakoze pastor. Iki cyigisho kiraryoshye, kitubwira uko isi yaremwe, uko ibintu byose byabayeho. Muri make yewe isomo nkuyemo, nongeye kwibutswa ko ibi ngibi tubona bitahozeho, ariko nanone ko iyi misozi ihanamye atari ko yari imeze, ubutayu nta bwari buhari, ibi biti tubona byagiye birwara bikamera nabi ndetse bimwe bikuma, siko byari bimeze. Ngo isi yari iryoshye ku buryo wayirebaga ndetse n'abamarayika bera b'Imana barayisuraga bakanezezwa no kubona ibiyiriho. Ikindi numvisemo nuko abavuga ko isi iriho ibiremwa bihari ko byavuye ku bwihindurize, ntabwo ari byo. Bibiliya irabinyomoza igatangaza ukuri ko ibintu byose biriho byaremwe. Ndifuza cyane kuzabona iyi si nshya igihe Imana izaba imaze kuyigarurira ubudahangarwa bwayo, ikibi kivuyeho, umuze wavuyeho. Ndabyifuza cyane kandi nawe ndabikwifuriza mu izina rya Yesu. Murakoze cyane, reka tubyifurize n'abadukurikiye, abakurikiye iyi cano, mukomeze turyoherwe n'ijambo ry'Imana, turyoherwe n'icyo biri tubwira, kandi tubifurije gukomeza kwiga no gusobanukirwa ubutumwa bwiza uko bwanditswe na Yohana. Murakoze cyane, Imana ibahe umugisha. Amen.